ahanura ibintu bitandukanye ko yanampanura gambwa ngo sinzi ibintu ukora ariko ndi ko Imana imbwira gutya ngo sinzi ibintu ukora ariko ndi ko Imana igiye kugira gutya ngo sinzi akazi ubamo nuko ahita ambwira ngo kandi Imana ikunyereka yuko uzatandukana ukongera ugashaka urugo rwa kabiri. Urumva yeze kumenya ko nda apotre ndakubwiza ukuri ntabwo ari kubihanura. Uyu mukozi w'Imana na nyuma yuko tumenyanye yarantunguye ko yabashe kubimbwira icyo gihe kuri inauguration ndamuhamagara turavugana anje arambwanga ngarika poso ngo waruzi ko buriya ngo divorce yawe ngizanihuta kurenza uko nabitekereza. Ati wowe igihe utekereza kizaba gito kuri cyo. Ati byo bimenye ati uzayibona nk'akanya ko guhumya ngo pyo. Icyo ni cyambere. Ati cya kabiri ati mu mwaka utaha mu mezi ataraya kuri uzafite undi mugore. Ahubwo abantu babe bategura ikoti. Umuntu uruzi kari mu mahanga wese ukunda Mutabazi akatisha itike mu kwa gatandatu. Kazava Bugesera. Oya reka mvuge kasengera muri ADPR mpinira aho ngaho. Amakuru mfite agarukira reka mpinira aho ngaho. Reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba gatse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndagushimira ko warahisemo iyi channel. Nicaye kuri Makita Tent Design nakubwiye ko ari ahantu ushobora gukorera ibirori byawe mu mutuzo n'umutekano. Ku bantu bafite ubukwe rwose na hano nagushimira gukorera ubukwe heza cyane. Ni hano Kimironko. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara nimero ziri hejuru ubona kuri screen yawe cyangwa se ushaka no gukoresha ihema ryawe naryo turari gukorera. Kuri kamera kandi ndi kumwe na Apotre Mutabazi kuri Sana Energy Drink. Nishime kwana ngo ndi kumwe na Apotre Mutabazi Construction. Aho birangirije icyarimwe. Twe twubaka inyubako ikuzura nta musumari n'umugiye. Abantu rero babarokore bamaze kumenyesha yuko Sana Energy Drink ngo yo ngo ni indokore ngo ni yabarokore. Hari wayisomye aravuga kana gatobe ati nyina hari ukuntu usanga igwa neza abantu buzuye mwuka wera. Ni Energy Drink nk'ukumva mwuka wera muracyaganira neza hatajemo amakaraza. Abantu rero bakomeze bakoresha iki kinyobwa. Ngeweho namaze kunywa itari nkeya. Reka menye kize ku ruhande. Ntago kuba ufite ikarito yose ya Sana Energy Drink byabangura zinywera umunsi umwe. So rero abantu bazikoreshe ni nziza cyane. Ngereranyije nizo nabashe kumva ikindi giciro cyayo 500 izindi zigura 600 icyo giciro se wabagihingiye. Mujye muza muteze imbere ababakoreye akantu keza kakirokore kandi kadahendutse cyangwa se kazirikana umufuka wawe. Yego. Gatatu profesi zimwe na zimwe zitandukanye n'imitekerereze y'abantu banga kuzirekura. Ndaguha urugero. Abantu benshi twahuye ubabahanuzi kandi ugacemo nk'imyaka 5 babimbwira ariko ukabona ubimbwiye nawe ari kubimbwira afite nk'urwikekwe nga poso ngo udasenze ndabona wakora divorce ahubwo wayihutishije. Nanjye mura n'abantu babimbwira isi nanababara. Gatatu uretse umuprofete bita Jean Marie wabitinyutse mu kwezi nko mu kwa 7 turi mu gihe yes twari mu gihe cy'amatora avara nako yabimbwiye umunsi wa inauguration president arahira. Aramamagara kuri telefone. Oya twabanje umuntu namubwiye ntako muri no minsi nkumbuye ubuhanuzi ati hari umuntu urebamo we ati ngiye kumugwa nimero ye amanimero y'uwa Jean Marie ndamuhamagara ariko muhisha ko nitwa Mutabazi kugira ngo atabihuza na Apotre Mutabazi. Ndamuhamagara ngani nitwa Maurice. Ahanura ibintu bitandukanye ko yanampanura gambwa ngo sinzi ibintu ukora ariko ndi ko Imana imbwira gutya ngo sinzi ibintu ukora ariko ndi ko Imana igiye kugira gutya ngo sinzi akazi ubamo nuko ahita ambwira ngo kandi Imana ikunyereka yuko uzatandukana ukongera ugashaka urugo rwa kabiri. Urumva yeze kumenya ko nda Apotre ndakubwiza ukuri ntabwo ari kubihanura. Yari guhita yivugira ibindi. None tumaze kumenyana tukajyana no mwivuga butumwa nkanamutumira muri hoteli tukisangirira akantu kameze neza. Abashumba basengera muri hoteli bavandimwe tujye tubwizanya ukuri ntago bajya mu misozi ya Kanyarira. Nubundi yarafunze. Abashumba arahantu njya hano Kanombe. Tukajya mu kazu hejuru mu mifariso myiza tukicaranye n'abashumba nka 3 n'abahanuzi ubundi mu gihe bari gutunganya icyo turi bubuze gushyira imbere y'imbavu indimi zikavugwa ariko umuseriveri yaza yakomanga yakinjira akinjira kuri profesi Imana imubwira iti giye gukura muri hoteli kujyana ahantu hasobanutse ubwo agaseriva arimo yakira na profesi asohoka.
oya mureke abakozi b'Imana basengere muri hoteli. Noneho uyu mukozi w'Imana na nyuma yuko tumenyanye yarantunguye ko yabashe kubimbwira icyo gihe kuri inauguration ndamuhamagara turavugana arambwira ngarika poso ngo waruzi ko buriya ngo divorce yawe ngizanihuta kurenza uko nabitekereza. Ati wowe igihe utekereza kizaba gito kuri cyo. Ati ibyo bimenye ati uzayibona nk'akanya ko guhumya ngo pyo. Icyo ni cyambere. Ati cya kabiri ati mu mwaka utaha mu mezi atarayakuri uzafite undi mugore. Nta muntu ntereta nta nuwo ndabona twanahuza byuze ngo mubone mbone twahuza. Ariko ngiye abimbwiye mbe agaciro kubera ko abandi bakozi b'Imana batinya kubimbwira. Nyina bayumva ko kuri aposo bitamacinga nyine ntibijyana. Aha reka mbe mini yaho ngaho naje gusanga ibintu Imana ivuga no kubikora yo bikora ivuze ko kudiha buri ariko no kunoba yakunoba. Ni Imana ibwira umuntu utarashyiramo ikirego cya divorce kandi akimbwira ngo mu mwaka utaha mu mezi atarayakure. Nese numva umwuka mwebone mu kwa gatandatu reka nze nsenge. Ariko ntihagira umuntu ubonye bibaye azamenye ko Imana iba yavuganye natwe. Ariko nanone n'abahanuzi bakeye icyo kintu yakikubwira. None ukankubaze nk'urugero mbwirira umuhanuzi w'umwadeperi ajye kubwiriza yuko agiye gukora divorce kuko yabimubwira arabibona akagira gutya ati oya buriya ntago mbibonye. Yabibona ati oya ntago mbibonye ni Satani igiye kumurwanya ikamusenyera urugo kumbi ni biri nango sima. Ni icyo kibazo rero kiba warumgabaje ngo kuki umuhanuzi nyine atabona yuko bazamusenyera urusengero. Arabibona mu mwuka akishyiramo ko ari ibintu byo nyine mu isi y'umwuka Satani wenda ari kurwanya itorero gusenya akahita bikarasa mu mwuka. Nakuye ngo abaho prophecy delivery, prophecy interpretation na prophecy application. Ni ibintu bitatu bitandukanye. None se apotre ubundi umuntu umwadeperi Imana yamwereka ko ugiye gukora divorce akayitangaza kandi n'ubundi adeperi itazamwemera kongera gushaka. Nyine iyo bibonye ahitagira ngo nivangirwa akakubwira ngo Satani agiye kugusenyera urugo senga. Kandi yarakwe prophecy yayibonye ariko interpretation yayo ahise ayicurika. Kuki Satani akubwira ngo usenge nyine kuko Imana ikaga gusenya nakurwo. Reka ngo urugero ndikubona utari kunyumva. Umuvandimwe wanje umushuti wanje umumama w'inshuti yanjye. Abantu bihangane muvuga kandi nawe nabyumva mama nagenzuye numva bita kuvuga nabi ahubwo bikuvuga neza. Mama Cedric wasanga batanakuzi kuri iryo zina. Niwe wahanuriye Rurangirwa yarashyizwe ku gatebe nako sino gatebe manze bari baramwirukanye muri ADPR. Rurangirwa no umushumba Rurangirwa wayoboye ururembo rwa Kigali yego cyangwa intara ya Kigali. Yabimuhanuriye nicaye ku mukeka ari mu Gatenga mu nzu ya Rurangirwa. Urabona iriya nzi ifatanye n'uruganda ukase ujya mu Gatenga uvuye mu handi ujya kwa Gitwaza ugashaka ukajya mu Gatenga. Iriya nzi ifashe kuri Ruganda ni ya Rurangirwa cyetse niba yarayigurishije. Twayisengeraga muri yayiduhaye dushyifitemo ministeri yitwa nimuhaguruke twubake dore ko anasuye muri ADPR iryo jambo akunda kurikoresha buriya yari ministeri ye cyase yari yerekwa rye ryo muri Nehemiya. Rurangirwa ariko yahazaga gake cyo gihe abantu babizi yari yarigeze ajya muri Bethesda mbese ubona ko kugaruka muri ADPR abona bisa n'ibidahari. Nari nicaye ku mukeka hasi Rurangirwa aza tumaze gusengera abantu ko twasengeraga abarwayi byatari nayi president wa korali ntundebe gutya korali y'abahanuzi barindwi basaraye. Noneho twajyaga muri repetition uwo Sorane uwo Cedric niwe wari dirije agatera igitero cya mbere mu Kinyarwanda cya kabiri akagitera muri biri nango sima. Abari kwikiriza nabo bagasubiza mu ndimi. Mutabazi ngasera ndi kwandika abantu bari kuvuga indimi. Mwe twaje muri repetition wana mwivuga mu ndimi. Nkavuga ni ntago biravamo. Twaririmba bigatandama kubera ko tarepese. Twigeze kuririmba dusoje twabiririmbye n'abariko. Twumva tubabaye nanjye mbabaye mvuga ni ndaza kubatonganya n'itujye muri repetition. Numva twara abahanuzi barindwi dukora ministeri twangurika twikoremo nyine n'agakorari abantu baje baza nyine tunaririmbe. Ariko nta muntu wari ufite ingabire y'uburirimbyi muri twe. Noneho murangije kuririmba erega ubwo bamwe ndi kubibuka ni Mama Cedric n'umugabo we nanje n'umugore turi gutandukana n'umurumuna w'umudamu turi gutandukana
ubwo ni ubwo si muramukazanye na musanzire wanjye na musaza wa madamu. Abo bantu bose nibo bari bagize ministeri n'abandi nka babiri ntari kwibuka, kandi twese twarabahanuzi. None abahanuzi babwirije ahantu hatari mikoro basaraye, mbwira ukuntu bakora korari. None dusoje dutangira kuririmba indirimbo nibo wayiteye, ngo umwami Yesu aza kebuka turebe, nanjye nkebuke ndebe bagenzi banjye, nzababaza nimbese namwe mwahageze, Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Atangira kwitera mu ndimi z'umwuka, abamwikiza bajya mu ndimi z'umwuka, uko mbahagarika n'uburyo mbahagarika muri korari, barayiririmba nk'iminota 30. Abantu baje ngo tubasengere barimo abadayimoni batangira kwigaragura hasi no kuruka ibintu. Turakomeza turaririmba, barigaragura, bavugiramo, nyabingi ziravuga, amahembe aravuga bose, kandi turasoza. Imana ihita imubwira ko ari wayoboye amateraniro. Nakundaga kwigisha akayobora amateraniro, naba ntigishe musaza wa madamu akigisha. Dushoje iyo ndirimbo twari tubimazemo nk'isaha 2, abantu bigaragura bavuga mu ndimi, abandi bagira bati Imana yamubwira ngo musoze amateraniro nta gusengera abarwayi guhari, byarangiye. Turaterura turataha. Rero nicaye ku mukeka, inzara imeze gute, ndeba nk'urudagara gutya, ndeba nyine wumve ngo abantu bazandeba ukuntu 2017 na 2018 amafoto yo kugiye nari imeze nk'urupfu gutya rumeze gutya. Reba ko icyo gihe ubwo ngo nari narahembutse. Icyo gihe ndi muri iyo ministeri bwo byari ibibazo bikomeye cyane. Noneho nicaye, Rurangirwa araza bamuha intebe ya plastike, ndabyibuka, yicara yegereye umuryango nka gutya. Njyaho nari nicaye narebaga no muri kaburimbo kurya abantu imodoka zicaho nabaga zireba n'abantu bacaho mbareba. Undi muntu wari uri aho ngaho, hari abandi ntari kwibuka, ariko nuza Mama Cedric yari yicaye nkariye, ahita abwira Rurangirwa ngo ariko muze, ngo uzi ko Imana imbwiye yuko ugiye gusubira muri ADPR ukanayobora ururembo rwa Kigali. Nari nshatse guhaguruka mubwire nabi Mama Cedric, ndifata, ariko ndavuga ni nzamushaka turi twenyine mubwire nabi, ntago ibi nabyihanganira, mugahimba ubuhanuzi budahari. Ndavuga ni ADPR yayoboraga ururembo rw'Umutara, bamuhagarika kuba impamvu runaka nasubiyemo, amaze imyaka nk'ingahe, yagerageje ibishoboka ntiyasubiyemo, kazayisubira amayobore none ururembo rwa yewe. Nabwiye Imana ni Rurangirwa andusha ubukuru, ndatekereza yuko ntazapfa mbere ye, niko nayibwiye, ariko nshobora kuba nzanapfa mbere ye. Ibi bintu nzabigenzura, nanga abahanuzi bavuga ibintu bitanashoboka. Haciyemo nk'amezi 8 cyangwa umwaka, ya ministeri irafunga, ntitwongera kuyijyamo. Buri wese akajya asengera hari, undi agasengera hano. Sinajya numva ka radio kubera inzira nari nifite, ntabwo nyemerera kumva radio. Ndi kugenda mvuye mu ivuga butumwa ngeze i Nyanza, mvuye kubwiriza Nyabisindu n'amaguru nkurura ibirenge, mbona umuntu anyuze. Ariko ubwo hagati aho hacimo nk'amezi 3, Basibomana baza gusimbura Samuel. Uri butsi iyo scenario, none bamweguje Samuel. None Sibomana aragaruka, kandi uruzi ko yari yarayoboye mbere. Agarutse numva ngo barurangirwa babasubije muri ADPR. Mbwira Imana ariko ntago ayoboye ururembo rwa Kigali, ayoboye Nyakabanda. Wumve ko nabyibuka ko bamusubije muri ADPR ayobora ku mudugudu wa Nyakabanda. Imana no nanga abahanuzi babeshya, yari kuvuga ko ari kujya ku mudugudu wa Nyakabanda, ntago ari kuvuga yuko ari kuyobora ururembo rwa Kigali. Ariko ntangira kumva yuko yari ari mu mavuta, kuko mbonye asubiyemo. Nta nameze yandi nka 3 yaciyemo, sinzi uko yanganiye, ari gusa cyari gihe gito. Umuntu ancaho mu karasi ari kwirukanka, afite akaradio, agatelefone yaka radio yayo yayizamuye. Numva akingeraho, numva biravuze. Naryo jambo ryonyine numvishe, ibya mbere ntabyo numvishe. Ku mucyo, kuri radio Mucyo. Ngo uyu munsi ngo niwo ngo musi wa mbere ngo Reverend Rurangirwa yinjiye kuri ADPR mu Gakinjiro, ADPR ya Nyarugenge nk'umushumba w'ururembo rwa Kigali. Iryo jambo rikirangira yahise agakupa arirukanka, amanuka Karembure. Nanjye niwe nari ngiye, ariko aransiga arirukanka. Ndaje ndagarambwira Imana, nubwo rero washaka kunkoza isoni. Pewe nanakuye ko nzabigenzura, pewe warashaka kugira ngo nyereke yuko ndi umuntu winjiji, cyase umuvangirwe, cyase umufunga mutwe, cyase umusazi. Uranyemeje. Birangiriraho
ndangije arambwira ati buriya nyine nandi kumwibutsa ukuntu yahanuriye Rurangirwa nyine n'uburyo nashaka kumubwira nabi nkabura umwanya ngo mubwire nabi nyine mubwira ko yavangiwe. Aza kumbwira ati buriya ati umusaza Rurangirwa ati naramuhanuye ndamubwira ngo kurumva bashaka kumusezera kibura nk'imyaka 2 ngo ageze 35 ngo amuhe pension iranticipe. Umusaza agashaka gusenga abikuzaho ajyana rero n'uwo mu Cedric ngo bajye ku musozi babisengere. Basenze mu Cedric aramubwira ati umva irambwiye ngo ahubwo bashimire yuko bagusezereye. Ati kubera yuko abazasigaramo nta nubwo bazemererwa kujya bakandagira ku ruhimbi rwa ADEPR, bazaba ibicibwa muri ADEPR. Atahubwo kiri kare wowe ni wowe uzaba urokotsemo. Harya uwa Nyarugenge bamuhubuje ku ruhimbi ntibari ukumukuyeho. Aranga ati wowe nuvamo iki gihe uzajya ugaruka muri ADEPR wubashywe uhabwe ijambo wigishe nushaka wigishe n'ukwezi kose. Ati kindi ati mbonye bakohereza kuri ADEPR zose wakozemo ujya gusinyishayo. Ati ndangije mbona usohotse muri ADEPR umaze kwisohokamo ubu muntu wubashywe muri ADEPR abandi bose basa n'abakoza kameze nk'akagambane ngo usohokemo ukibura imyaka 2 bazavamo nabi ku buryo ari wowe umuntu uzawubashykwemo bo basohotsemo nabi batazigera bayubahwamo n'iteka ryose. Arangira amubwira ati bakohereje gusinyisha ahantu hose wakoze. Ati ngiye kubona mbona uri guhembwa amafaranga arenze n'ayo umushumba w'ururembo nako w'akarere n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ati kandi wararangije gusohoka muri ADEPR. Ati usoza neza uhembwa amafaranga atari make wigisha muri ADEPR uko bishatse. Ati kandi abantu bose bagize urare kugira ngo usohokemo habura imyaka 2. Ati bo bazasorwamo nabi kandi nta n'ijambo bazongera kuyigiramo. Ati rero irambwiye ngo sohoka. Uzi ikintu se cyabaye? Umusaza ngo yahise amuboroka. Aravuga ati nawe wifatanyije n'abanzi banje bakunyuzemo umukobwa wanje bakunyuzemo koko. Umusaza yumvaga kame mukure ku ubuyobozi habura imyaka 2 nawe urabyumva urumva icyo bisobanuye. Ariko se nibyarenze bakamusoramo nubundi nubwo yakomeje guca ubwo noneho babahanuzi bamubwiraga ati ratubwiye ngo ahubwo uzanaba umuvugizi iratubwiye ngo urabyisa abantu nkabo ngabe bahuye n'umuyobozi w'intara ya Kigali leta bamubwira ati ariko buriya iri kutubwira ko ugiye kuba n'umuvugizi kana bakumva nibyo yumva nawe ari byo kuyobora ururembo rw'umujyi ukajya nese urumva utakumva ari byo kandi buriya n'uyu rurembo naruyobora imyaka 2 nta n'uwamenya umuvugizi ari igihe y'imyaka 35 wabyigaje nibyo abo bandi bamuhanuriye. Yarangiza akajya amuhamagara kanga ati mukobwa wa ko ukomeje gukorana n'abanzi banje uzi ko abandi bampanuriye yuko ahubwo nzaba umuvugizi. Ndarika ati muzehe urabizi ndakuba wangiriye umumaro mwinshi twagendanye urugendo rero singiye kubeshya nukuri ugumye muri ADEPR wazasohokamo nabi kuko naba bari kwigukuramo nta myaka ingahira bihari baragukurikira bagende nabi cyane kandi wowe uzasigara wubashywe. Ibyo bintu byose abantu baza ADEPR bazi ko byabaye. Ni icyo tujya tuba rero ngo hari abahanuzi. Mama Cedric ni umuhanuzi ariko kuki nabikubwiraga kuki Rurangirwa bamuhanuriye yuko agomba kugenda akanga akashaka gukomeza kwa n'umuntu uri kujyana n'uruza agafata utwatsi agashaka kurura utwatsi kujya kurura utwatsi. None urambaza ngo kubera iki ngo Imana itabwiye mama yito ngo ibi nibi irabikubwira ntubyumve irabikubwira ukabifata nk'inzozi z'umuruho irabikubwira suka byumva nyine ntago byumva. None se yari kubwira Mutabazi yuko ari butandukane none se abakozi Imana bibwiye kuki batabimbwiye batinye kubivuga oya yarabibonaga agahita yishyiramo kari Satani ari kukurwanya ngo usenye ntashaka kumva ko ari umugambi w'Imana. Nuko twabaye ibyo wizera bikontorora ibyo uhanura. Niyo nasoreza kuri icyo ibyo wizera iyo ucunze nabi bikontorora ibyo uhanura. Ibyo wizera bikontorora ibyo uhanura. Ibyo wizera iyo ucunze nabi bikontorora ibyo uhanura. Do twizera ko kwica umuntu ari cyakibi cyane. Imana ikubwiye ngo iciye umuntu wabyanga. Kandi ngo yabifitemo umugambi. Iramutse ifite umugambi ngo murangize wabyanga. Kandi ari umugambi ibyo twizera bikontorora ibyo duhanura.
nako iyo ucunze nabi reka nkoresha ijambo rivuga ngo most of the time bikontorora ibyo uhanura nibyo rya jambo Paulo yavuze ngo umwuka w'umuhanuzi ugengwa na nyirawo. Mu rugero nimba Imana ikubwiye ngo bwira so, ntabwo mvuze ko yabikubwira ko ndavuze mfashe ikintu kiri extreme ngo bwira so ngo wanyegerawe mu byo wizera n'umuco wawe ukabuzi ko utagomba kubwira so amagambo nk'ayo, ni ukuri ntaryo uramubwira cyangwa mukubita urushyi cyangwa mukubita urushyi. Nuvuga ngo nuvuga ngo ibyo wizera, ibyo ushobora guhanura cyangwa se ibyo ushobora kwintercepta nka message turutse ku Mana, hari ukuntu bishobora kubangamirwa no gutambamirwa n'ibyo wemera iyo ubyemera ku kigero gihanitse. Aribyo nigeze kubasobanurira uriya muvandimwe ashobora kuba yagize ikibazo avuga ngo bamuriki ntazajya amageragere. Ashobora kuba yarazi abantu bakomeye yumvanye ko batazajyayo, ngati nkurikije ukuntu abantu bakomeye ntabwo yajyayo, buriya rero aranasenga kumva ijwi rimubwira ngo ntabwo arajyayo. Yamfasha nuko ibintu by'ubuhanuzi bikora. Apote wenda turimo tunagana ku musozo, waruvuze uti nyamara nge barampanuriye ngo mu kwa gatandatu ibintu bigomba kuba mu mezi ataranayakura tuzafite undi mugore nyine ku cyo hahise ubishyira ati kandi divorce yawe zihuta. None se ko yabimbwiye nkumva nk'ukuri muri nge anyemeje kwa gatandatu, nubwo njye naririza yiki. Maze gukonfirma ko kwezi kwa gatandatu ugomba gukora mariage. Imana izamuzana, ngeze nge mfite ikibazo. Ntaga hari abantu bose bankunda bategura ikote mu kwa gatandatu, ubundi tubanze tunazamura isengesho ry'uko divorce izaba yabonetse mbere y'uko kwa gatandatu. Hari ikindi se bisaba? Imana ifite abageni ariko mukunda mwana kujabura ibyo mukavumba yo mwenge we cyangwa na hari umugeni. None se Imana inkunda rero ngubwira buriya Evode hari ikintu abantu batazi. Imana inkunda kurenza benshi muri iki gihugu bitwa barokore, kandi igikunda ko bimbwira. None abarokore bari hariye ngo nakijijwe okay, nta rubanza rurimo. Imana irankunda, cyose itankunda namubura. Umva none abashiti banjye ukuntu bari batangiye kumbwira kuba batumisha kandi ngo mva rero kuva usenya ngo uzadushake divorce yamaze kuboneka twicare, ugomba kujya mu rugo rurimo icyitwa imbwa y'amafaranga. Ubwo se ko icyo nshaka ari ukuganduka no kugira ngo nkabwana nyine imitekerereze yanjye nidahura n'uwo muntu ufite amafaranga ko noneho tuzajya turwanira mu kirere. Ona ntabwo najyaga ndwana, ariko mu buryo bw'imivugire n'imitekerereze umunyamafaranga mutahuje mu bitekerezo. Umva ni ku gasongero k'inzu muri hejuru kabisa. Hari umuvandimwe wese utubwira ngo rega ngo no mu diaspora ngo urimo gutuma ukora divorce. Abantu areka bambwire abantu wowe ukunda kwakira biziba batararangije primaire. Ikindi bakoze ibiganiro ntibirebwa. Ngiye ndi kuvuga ikiganiro ubona ni kwabagura ngo kirebwe. Iki ibintu byabo ntibirebwa. Iyo rero yavuze nk'akantu nkako, hari abantu bahita baza akavuga ngo rata nibyo ngo nawe wabibonye ngo natwe niko babizi nuko baba kandi urabizi. Nese nze mbabuze nibirwaneho bashakishe ko nabo ubwabo bamara gukora ikiganiro, ariko nabo bahagaritse ari yababizi ko Mutabazi ari hariya bo bari hano, ariko reka yirwaneho. Nese papa yaravuze ngo baheshe umugisha batinganye, turaza turavuga ariko ibyo twavuze twese na Mutabazi ndimo ntibikora ko papa ari papa Mutabazi akaba Mutabazi. Nanjye rero kuri abo ngabo bavuze ibyo ngibyo ndi nka papa bakaba ba Mutabazi. None se uragira ngo bavuge ngo iki? Bareke bavuge, ariko nimba Uwiteka anyishimira kwa gatandatu bazanavuga bwatashye. None si ibyo ngibyo nabyo biba urubanza. Hari Imana ivuga. Herutse kumva ijwi ndi kuri Great Hotel mu Kiyovu, maze gukora rwose ikiganiro abantu barebye mvuga ku bintu bya Kenesi gutya na gutya biri aho ngaho, navuze ku bya divorce n'iki cyariko barakiza icyo kiganiro. Ndangije nka saa 10 ngiye gufata moto ngo nge Remera ntege nyine ntahe, kandi amafaranga nayo mfite yagomba gutega kangeza mu rugo nkasigarana nk'igihumbi nka 2 ko ntegesha amafaranga menshi nk'ibihumbi 7 rero turo. Ijwi rirambwira ngo jya Kagugu murararume hamwe dukorera ibiganiro. Byambereye ikimenyetso rero cyuko ari Imana igira ikireme ikagikomeza. Ibindi ntabwo nshaka kubivugaho, uretse kuvuga ngo yaroya ntago ari cyo mvuze. Abo ndavuze ngo Imana hari igihe ishaka kuko urumva nakunda ko no mu biganiro kuvuga ngo kiretse nimubura. Riya jambo rya kiretse nimubura se ntago yari imikino. Nanarivugaga kuvuga kiretse nimubura niko mbitekereza, kuko criteria nshaka ziragoye. Ntago ari gushaka umunyamafaranga no mu diaspora,
ariko nanone nakibuka ko yambwiye ngo kandi ngo mu mezi ya vuba cyangwa se mu gihe kitari cya kera njumva yambwiye ngo mu mezi atarayinyuma mu mwaka utaha tangana umwaka tugabijemo kabiri mu kwa gatandatu ubwo byanga bikunda ntibizarenga mu kwa gatandatu nuko kwa gatandatu kwanyu ntibizarenga mu kwa gatandatu numva kandi umwuka wanje n'umutima wanje uremeranya n'icyo kintu uvuze buriya ntibizarenga mu kwa gatandatu ahubwo ntangira kwibaza ngo hari cya buriya byajya mu kwa gatandatu divorce yabonetse ni barambwira ati amezi menshi ubu bisigara amezi atandatu nava muri uku kwezi turimo kwa 9 cyangwa kwa 10 nakubita 6 nkumva ni no mu kwa gatatu nta nubwo biba byakageze muri uko kwa gatandatu so mbasha kumva ko rero ivugana natwe ariyo kwizerwa no kubikora izabikora nka ibyo by'abantu bafite idini n'amashuri make yabayacikirije kibareka bavuga ibingana niko batekereza buriya ihene nayirishiriza mu burebure bw'ikiziriko cyayo ntakagira umuntu ukuvuna cyane rwose bw'ikiziriko cyayo none se ikiziriko cyabo naho kigarukira ntukikabarenganya amashuri bize nahagarukira n'amanota bagiraga mu ishuri nayo ntabemerera gushyikira ibyo Mutabazi yakoze ntukabarenganye ahubwo abantu babe bategura ikoti umuntu uruzi ko ari mu mahanga wese ukunda Mutabazi akatisha itike mu kwa gatandatu ubundi tujye ku mavi dusenge tuyibwire ngo niwe wavuganye natwe uri Imana yo kwizerwa haleluya tuyibwire tuti rero ngwino wigaragaza ngwino witamurure amatwi azabyumva azacura injerere nuko abantu bavuga ariko abantu bavuze kuri Yesu kandi abantu bavuze kuri Yesu nabo batuvuga uyu munsi buriya umwuka barimo no biyita barokora ariko nibo bafarisayo kanone bibiti bitangaza ariko nta butangaza bwabo Imana izi rero none zizimbwa Imana irankunda byatarira nabimbwira ariko bakambwira yuko batanambona nk'umukozi w'Imana ariko na Yesu abafarisayo ntibigeze bamubona nk'umukozi w'Imana bamwe rero n'abafarisayo bari n'abasadukayo bibereye aho ngaho ariko burya Imana ibifite umuntu yateguye izanamuzana nge byambere ikimenyetso ko izamuzana mu gihe gikwiye mu gihe gikwiye izamuzana ikindi yavuze ngo izihuta divorce reka tubitega amaso yizinzira izabicishamo wasanga avukangira ambwiye ati ntibizarenza amezi 6 kandi Imana iri gutekereza munsi ya 6 tuyishyiremo icyizere cya let's keep on trusting on the Lord and keep our knees down reka tugumisha amavi hasi ibi ngibi byo nibyo abantu bavuga abantu niko bamye niko bahoze uburebure w'ikiziriko cyabo naho kugarukira ntitubipfe ahubwo nibategura ikoti kabiri ni bavuga ibyo bavuga ariko ibyo bavuga nibirangira nyine bakabona Imana ishyigikira ijambo ryayo ikarisohoza bazaze bazakanda kanyenyeri bazahagararane nanjye bahagere bohereze uko nyine bisanzwe biba hagati y'abavandimwe n'abantu basenganye Imana ikagira ibyo ivugana nabo nizera yuko abundi abantu badukurikira muri ibi biganiro bakabaye bumva ko ibirori bibaye umuntu wakomeje guhesha umugisha mu ijambo mu biganiro by'ukabyumva nimba numva icyambere kumva icya kabiri kumva icya tukaba nubwo hari utwubutemeranya nanjye ariko ukaba ushiduka ikiganiro cyanjye wakirebye wakabaye ubukwe buba ukabugiramo uruhare rumwe cyangwa urundi ntubifate nkaho butakureba so ibyo bindi rero Imana ndabizi izabigenza neza reka tuvuge ikintu kivuga ngo umuntu yashatse kumpa ituro ansaba amazina nanjye ndakomeza mvuga ibintu ahangaha mvuga amagambo ituro ryubahwe buriya ni umuntu utemera ituro aba afite ibindi yemera buriya umuntu utemera ituro yemera nyabingi cyangwa se afite ibindi yemera nawe so yaranyisabye amazina kugira ngo nyine atibeshye yakande word limit ngo limit so Imana imumugisha rero kubw'icyo akoze kandi yagambiriye gukora bari impamvu nyine agikora rega buriya nimba utemera amavuta ya Mutabazi hari abayemera kandi nawe amavuta yo wemera ntago ariko twe abandi bayemera buri wese rero nagira yo yemera ntitubigira urubanza so reka tuvuge ikintu kimeze gutya mu kwizera kwanjye nuko hagati kwa gatatu no kwa kane divorce zaba yarabonetse mu kwizera kwanjye ndakomeje gusenga nyuma yuko ibonetse mu kwa kane mu byumweru bibiri bisoza kwa kane nimba hari amakuru ahari muzayatangarizwa
reka amakuru nyabahe muri iyo sansi. Naba hari amakuru hari muzayatangarizwa. Amakuru avuga iki? Ko divorce zaba yabonetse, andi makuru azaba ari ayahe? Ese uwo muntu nyuma yuko divorce ibonetse na nyuma yuko Imana impaye ikimenyetso cy'uko izamuzana mu buryo budasanzwe, naho azava nkaba hari amakuru yaho yabyo nakiriye ko azava Bugesera, hari ukuntu afitanye isano na Bugesera uwo muntu. Erega Imana iduha amakuru, Imana iduha amakuru. Abantu b'abanyedini bari aho basamye, hari ukuntu bizaba bimeze. Atuye mu kihe gihugu? Atuye mu kihe gihugu? Oya, reka mvuge ko asengera muri ADPR mpinira aho ngaho. Amakuru mfite agarukiraho, reka mpinira aho ngaho. Mpinira aho ngaho. Uzajya gusezerana muri ADPR? Oya, reka mpinira aho ngaho ariko. Amakuru yampaye nuko Imana iguha amakuru kugira ngo wa muntu naza uzamenye ko ari we. Ariko ntabwo iguha amakuru yose. Ayo yampaye rero, reka mbe mahaye ayo. Ubwo rero hagati aho nabwiye Imana izamuzane divorce yasohotse, kuko ibyo nibyo biri academique, nibyo biri civilize. Tuzagira n'umuntu uza kuba ngo mwari musangana. Tareka abantu bafite abazimu bo guhimba. Yampaye ngo ariko nkuko Mutabazi ngo koko ngo yatangiye kutubwira divorce mu kwa 9, mu kwa 5 ahita akora umurenge pe atuba Mutabazi. Uwo muntu yarasanzwe ari kumwe nawe. Njye nsanzwe ngenda mu Bugesera. Imana izamuzana, azabazana, Yesu azabazana, n'abari kure bose Yesu azabazana. Nuko rero abafite inama zikomeye cyane ngo Mutabazi ishakira hari amafaranga menshi, oya reka mbabwire. Oya, Mutabazi ibyo akeneye na criteria n'ibyuwo yahuza nawe ntabwo birimo amafaranga. Ubwo abantu baturuka mu Bugesera basengera muri ADPR batangira batanga kandidatire. Ijambo rivuga kudahuza mu mitekerereze, reka tuvuge ngo kudahuza mu mitekerereze biri ukwabyo, kandi umuntu ufite amafaranga mushobora kudahuza mu mitekerereze cyangwa kanahuza. Mbafite detaye nyinshi. Harimo detaye ivuga Bugesera, hakazamo detaye ivuga Matewusi, hakazamo detaye ivuga ADPR, harimo detaye nyinshi. Ariko ntago ndazibaha, reka tuzabivuge mu kwa 4. Umuntu wa Matewusi ubwo ni umucuruzi to. Harimo detaye ivuga Ubushinwa. Rebotaye Sidi Bonefa. Yes, Allah beautiful. Mureka bavangirwe. Dufite Imana. Matewusi Ubushinwa. Turafite Imana uko biri kose. Turafite Imana yamiri kumwe natwe we. Apotre. Ya, reka duhinira ngaha. Mbaye nimero, reka mbabwire, reka mbaye nimero munteguze muti ubwo bukwe tuzabutaha. Reka mbaye nimero munteguze muti tuzagushyigikira. Reka mbaye nimero munteguze muti tuzabwica. Ariko dufite Imana. Oya, hari umuntu wabwata ariko ngewe buriya ndakugira inama. Buriya n'umuntu kubwire igira inama yo guhagarika divorce. Ubwo nyine ni nko gushaka bati ubwo bwa kabiri ndashaka kubutambamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rwose pe ihenirishiriza mu burebure bw'umugozi wayo bw'ikiziriko cyayo. Ntubuze se, ariko Imana hari amakuru kugenda iduha kandi izabana natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi no muri iki gihe rwose ni wumva umutima ukwemeza guhagararana nanjye, reka mbabwire, nzahora mvuga ngo abadukunda by'ukuri nawe mu bihe nk'ibi ngibi baduhamagara batwandikira. Nimba hari n'abari kuvuga ngo si byo, ngo bakakubaza ukuri kwabyo ukabihera kandi akagushyigikira agahagararana nawe. Ntitukavuge nk'indyarya agakanda akanyenyeri, cyangwa se akanakubaza ati urabona hakenewe iki, cyangwa se akanakuganiriza ukumva ko agukomeje. Koko ntimukabe mutyo, ntimukabe abanyedini. Nimero rero yanditse ku mazina Mutabazi Kabarira Maurice ni 0788309513. Kuri Apotre Mutabazi Construction turacyari abenjeniyeri ba mbere bashaka kubakira hatibwe n'umusumari, kandi ntitukugurisha ibikoresho byinshi ngo uhomberemo. Kudukoresha ubuzi neza yuko urakora inyubako yubatse gihanga, batazasenya, umujyi utazasenya. Kabiri, itaguhendesheje ngo kubitire mu ideye cyangwa se ubujiji bwawo butume uhendwa.
kandi utazibwaho n'umusumari. Uyu mufuka wa sima byo ntibishoboka. Ikindi mugende mushake Sana energy drink, ubundi dukomeze kuzura mwuka wera, kandi no mu buryo reka kambabwire, urashaka gutwara imodoka umunsi wose utanyweye energy drink koko nturayirenza umuhanda. Ubwo sibyo bisaba nabyo ngo mwuka wera kuvugishe. Oya, nimbuzi ko umubiri ukeneye energy, ukaba uri n'umurokore ukeneye Sana energy drink. Abarokore bose twahuye buzuye umwuka wera babashe kumbwira ngo ziriya zindi wagira ngo zirasembuye cyangwa ziba zikarishye, akasana byibuze urakangukumva ikirere cy'umwuka uracyagikurura neza. Izina ry'Imana gabwe icyubahiro. 0788309513 ndabakunda cyane, kandi mukomeze kuntunga ibiganza muvuga ngo Imana yihushitishe divorce, mukomeze kuntunga ibiganza muvuga ngo Imana nimuzane muvane mu Bugesera, Matewusi, Ubushinwa sinza hazava muri byo ahantu hose ni hatatu hatandukanye. Ni mu Bugesera, ni mu Bushinwa, ni muri ADPR, ni muri Matewusi. Imana ne yibizi, kandi nanjye ndabizi nuko ndi kubitira mu ideyi, ariko nanone nta kundi byagenda. Mu kwa kane amakuru muzayabona kandi muyabone neza. Reka dushimira ko kibiganiro cyacu byo nakagaruka. Shalom shalom.